Yes, reka nkwifuriza ibihe byiza wowe ukurikiye YouTube channel Click Rwanda. Tugiye kureba uburyo ki umuntu akora task name ibiri kuri agent page yiwe akayikuraho akayisharinga kugira abashe kwinjiza amafaranga. Cyambere ukora uraza ugakora login. Yes, iyo umaze gukora login nta kindi ukora, uraza ukamanuka hano kuri today's task, hanyuma ukareba task ibihari. Urabona task hari ni iyi ngiyi, uraza ukore copy link, bakubwira ko link yabaye copied, hanyuma tugende dusubire inyuma ku ma social media tugiye kuyipostinga. Hano uraza ujye kuri status yawe, hanyuma ugende uze ukore copy link ipestingemo hano, utegereze ifoto ibanzize. Ifoto itaraza uyikora share, utegereze ifoto yayo ibanze igaragaremo neza, hanyuma ukore share. Yes, urabona ko yabaye uploaded. Hanyuma hano iyo umuntu aje akayikirikaho tambwa ati open the source, hanyuma mara gukora open kaza ugategereza ukabona loading tayari, ugahita ugera kuri website ugahita ubona product yacu twamamazaga, ugahita ubona ko ari ya moto uko uyibonaga kuri status. Hanyuma iyo bigenze gutya wowe washarinze ya link umuntu wese yanyuzeho, views zawe uba wazibonye, views yawe uyibonye ihita kuba created hara kuri dashboard yawe, ndetse n'amafaranga agahita kwajyaho. Abona ko ngiye maze kugira web visit imwe 7 z'ukwa karindwi, abona ngaya n'amafaranga amaze kujyaho iyo visit. So ngo uburyo rero umuntu akoramo task, abamaze kwiyandikisha mwese mwabaye verified, munyarukire kuri dashboard zanyu, aba agent mumanuke hasi muri handitse today task, muyifate muyikopiye, hanyuma muyisharinge kuri website zanyu cyangwa se social media zanyu, abone mutangire mukorera amafaranga. So see you next.